ntukangwe n'ubuzima urimo gucamo bukugoye, ntukangwe n'amahoro wabuze, ntukangwe n'intambara wananiwe kurwana, ntukangwe n'abakugambanira, ntukangwe n'abakuroga. Hanyuma y'ibyo bihe uzahirwa, hanyuma y'ibyo bihe uzanezerwa. Nubwo itangira ryawe ari ritoya cyane, ariko amaherezo uzunguka cyane. Ubwo buzima wibaza ngo niki wakoze, nta kintu wakoze, ahubwo ni imbaraga z'ibihe. Ariko ndagira ngo mbanze nkubwire ngo hanyuma y'izo mbaraga z'ibihe zikwicariye zigutsikamiye, akira kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Ya myenda yose yambabariye ibyaha, atumanera de. Haleluya bene data, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, abatuye kure ndetse n'abatuye hafi, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo ku migabane yose y'isi, nimugira amahoro. Ni umukozi w'Imana Eric mugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turaza kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo hanyuma y'ibihe. Reka tubanze dusenge Imana ubundi twumve ijambo ry'Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushize hejuru. Uri Imana ikiranuka muri byose, kubw'ubuntu n'inama utugira. Tukuramburiye amaboko rero, niyo mpamvu tugusaba kugira ngo uzubane natwe muri umwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Fasha buri umwe wese kuryumva kandi ribashe kumugirira umumaro, ribashe kugira aho rimuvana ndetse n'ahandi rimushira, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo zibe ku buzima bwacu. Umwuka wera aba ari we utuyobora kandi aba ari we udufasha, kandi duheje imbaraga mbi z'umwa Satani aho zadutera ziturutse hose, ziduhunge ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma y'ibihe. Kubera iki ari hanyuma y'ibihe? Nuko nzi neza yuko ibihe biragorana, ariko hanyuma yabyo bishobora kuba byiza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'amateka cy'umugabo witwa Yobu. Turaza gusoma mu gice cyawo cya 8 umurongo wawo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo nubwo itangira ryawe ari rito cyane, ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndagira ngo mbanze mbabwire ngo uyu mugabo witwa Yobu ni umugabo wanyuze mu bihe bikomeye cyane. Ni ibihe yakiranyemo na Satani, akirana n'abantu, ndetse aza guhura n'Imana. Hari nawe navuga ngo barakiranye. Undi mugabo wigeze akirana na marayika, navuga ngo nawe yakiranaga n'Imana, kuko marayika yaratumwe n'Imana. Ni umugabo witwa Yakobo. Ariko aba bagabo bose hanyuma y'ibihe babonye umugisha. Nawe hanyuma y'ibihe ndagusabira kubona umugisha w'Imana. Haleluya. Burya buri umwe wese ahura n'imbaraga nyinshi zitandukanye, ariko muri ibyo byose nakubwira yuko hanyuma ku musozo cyangwa se ku maherezo y'ibyo bibazo ahura n'Imana. Imana niyo imukura mu bibazo. Rero nk'uko maje kubabwira yuko Yobu yakiranye na Satani kandi agakirana n'abantu, akongera agakirana n'Imana, uko niko nawe wakwisuzuma neza ukareba igihe waruba urimo icyari cyo, ukamenya niba urimo gukirana na Satani, ukamenya niba urimo gukirana n'abantu, cyangwa ukamenya niba urimo gukirana n'Imana. Haleluya. Iyo urimo gukirana na Satani, kenshi ibibazo bikugeraho bigutunguye kandi bikagukomerera cyane, ukinjira mu kaga utazi. Haleluya. Nawe ubwawe ntumenye birimo kukubaho. Uko niko Yobu mu gihe cye na Satani yabonye ibibazo bimuzaho. Haleluya. Ndibuka neza yuko umunsi wa mbere ajya guhura na Satani ntabwo yari abyiteguye. Bibiri tubwira neza yuko yari yibereye mu rugo iwe atuje, ariko agenda abona impuruza zitandukanye. Harimo abamubikira yuko abana be bari mu birori, ariko inzu bari barimo ikabibagwiriye. Abona indi mpuruza ivuga yuko inka ze n'intama ze nazo zari mu gasozi mu rwuri zirimo zirisha,
ariko inkuba ikaba izikubise. Agenda ahura n'ibibazo bitandukanye, ariko muri ibyo byose ni Satani wari urimo ubimuteza. Muri uwo mwanya akiri muri ibyo ngibyo, akirimo yibaza uko bimugendekeye, ajya kubona umubiri we nawe uzanye ibibembe, uzanye ibishuti. Ibyo nabyo ayoberwa uko bimugendekeye, ariko izo zose zari imbaraga za Satani. Rero Satani yamajije kumukorera ibyo byose, ndetse biritubwira ko n'inshuti ze zamwanze, ndetse harimo n'umugore we nawe akamwanga akamusiga. Ibyo byose Satani yaramusize arigendera. Igihe cya Satani cyari kirangiye, ariko Satani amusiga mu bibazo, amusiga akomeretse. Satani yadusize dukomeretse, ariko ndashaka kubwira ngo hanyuma y'ibyo bihe Satani yagusizemo, ugiye guhura n'imbaraga z'Imana. Yobu yaje kugera mu gihe cy'abantu, yahuye n'abantu batandukanye, barimo Elifazi, Biludadi ndetse na Zofari. Nabo ndetse baramuzengereje, aho tubona bagiye bamubwira amagambo menshi cyane ndetse agenda amukomeretsa. Haleluya. Ayo magambo yose yaramujyanye amugeza kuguhura n'Imana. Haleluya. Bene data, ndagira ngo mbanze mbabwire ngo nawe ibirimo bikwirukankana, nawe birimo biraguhereza kuzahura n'Imana. Haleluya. Ntubitinye kandi ntugire ubwoba. Umusozo wabyo ni uguhura n'Imana. Ndaje no kugira ngo nkukomeze, kugira ngo we kugira ubwoba, kuko urugendo rwose ushobora kugenda nubwo rwaba rugoranye ruzakugeza ku Mana. Haleluya. Abantu bamenye itangira ryawe bakaguseka cyane, ariko bazamwara babonye iherezo ryawe ribaye ryiza. Haleluya. Riruse bya bihe wabayemo byari bibi, byari bigoranye cyane. Haleluya. Twihuse rero, navuga ngo ageze kuguhura n'Imana. Haleluya. Igihe yarahuye n'Imana yabonye umugisha, aranezerwa cyane, aho Imana yamubwiye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Guhura n'Imana ni byiza cyane, ntabwo Imana yakwemera uvunagurika. Yesu nashimwe cyane. Tubona igihe Yobu yahuraga n'abantu bagiye bamubwira amagambo menshi, nawe akagenda basubiza ayandi, ariko amajije guhura n'Imana, Imana yaramuruhuye, kuko yasanze ntacyo bagomba no kuba bavugana, y'ubwayo yaramworiyanse. Haleluya. Nawe uhura n'Imana irakoriyanta. Bene data, iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi, igice cyawo cya 2 umurongo wa 12, haravuga ngo musombe urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba, ngo hahirwa abamuhungiraho bose. Yesu nashimwe cyane. Bene da, reka mbanze mbabwire, abagabo n'abagore batanga keya. Yesu nashimwe cyane. Ndetse n'abasore n'inkumi batanga keya, ariko n'ubundi kutabaha keya ntacyo bidutwaye. Yesu nashimwe cyane. Urayimwima akayibonera ahandi. Ariko ndagira mbanze mbabwire, umuntu ukwiriye keya ni umuntu witwa Yesu Kristo. Uyu niwe Dawidi yavugaga, yaravuga ngo musome urya mwana, nta wundi mwana yavugaga, n'umwana w'intama w'Imana ariwe witwa Yesu Kristo. Haleluya. Ariko yasoje avuga ngo hahirwa abamuhungiraho. Yesu nashimwe cyane. Uyu mugabo akeneye abamuha keya, ariko niyo utayifite ukamuhungiraho warabuze keya, ubona keya. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero nakubwira ngo hanyuma y'ibihe, Yesu nashimwe cyane, Bibiliya yatubwiye ngo nubwo itangira ryawe ryari rito cyane, ariko amaherezo wakunguka cyane. Nawe nje ukubwira ngo rero nubwo itangira ryawe ari ritoya cyane, nubwo watangiye baguseka, nubwo watangiye uvunitse, nubwo utangiye nta kazi, nubwo utangiriye mu buzima bugoye cyane, ugatangira umushomeri, ariko amaherezo uzunguka. Utangiye bakuroga, utangiye bakwanga, ariko amaherezo uzakundwa. Turi ku kiganiro kivuga hanyuma y'ibihe, tubona umugabo witwa Yosefu atangira yanzwe cyane, atangira yanzwe n'abavandimwe biwe, ariko tubona asoza bamukunze cyane, asoza bamwikubita imbere. Yesu nashimwe cyane. Aho hari hanyuma y'ibihe yanyuzemo byari bigoye cyane. Hari hanyuma yo kujugunywa mu rwobo, hari hanyuma yo kwamburwa imyambaro, hari hanyuma yo kujya muri gereza, hari hanyuma yo kujya mu nkiko akaburana. Haleluya. Ariko hanyuma y'ibihe Yesu nashimwe cyane aza kubona igikundiro atigeze abona.
Yesu nashimwe cyane. Ntukangwe n'ubuzima urimo gucamo bukugoye, ntukangwe n'amahoro wabuze, ntukangwe n'intambara wananiwe kurwana, ntukangwe n'abakugambanira, ntukangwe n'abakuroga. Hanyuma y'ibyo bihe uzahirwa, hanyuma y'ibyo bihe uzanezerwa. Nubwo itangira ryawe ari ritoya cyane, ariko amaherezo uzunguka cyane. Ndagira ngo mbanze nkubwire, niba waranzwe cyane uzakundwa cyane, niba warabaye umushomeri cyane uzabona akazi cyane, ndetse uzatangira gutoranya. Yesu nashimwe cyane. Niba warasubijwe inyuma cyane, niwe uzashyirwa imbere cyane. Haleluya. Wigira ubwoba mwene data, iri ni ijambo ryo kuguhumuriza. Abantu bararushe cyane, abantu bararemerewe, ntabwo nzi ibyo urimo kurwana nabyo. Nk'uko nabwiye ko Yobu yaciranye na Satani, agacirana n'abantu, ariko agasoza ahuye n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi niba urimo guhura na Satani simbizi, niba urimo guhura n'abantu simbizi, niba urimo guhura na Satani ntabwo nzi ibigerageza arimo guteza ibyo ari byo. Ahari yakugerageza mu rushako rwawe, ahari yakugerageza mu murimo w'Imana, ahari yakugerageza mu busore bwawe. Haleluya. Ahari yakugerageza ku mubiri wawe nka Yobu, ukagira indwara zitandukanye ndetse zitabasha no gukira, ukiheba, ukigunga, abantu bakakwanga, bakakuvaho kubera ikibazo wahuye nacyo. Ariko mwene data, hanyuma y'ibyo bihe uzanezerwa kandi uzishima. Haleluya. Ikindi, nta nubwo nzi niba ari abantu burimo guhura, ntabwo nzi niba barimo kugutuka, ntabwo nzi niba barimo kugusebya, ntabwo nzi niba barimo kukuroga, ntabwo nzi niba baraguhuriye nk'uko bahuriye kuri Yobu bagatangira kumugiraho impaka. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya igice cyaho cya 15 umurongo waho w'icumi niwo havuga ngo mama wamzariye iki. Yesu nashimwe cyane. Ngo wamzariye iki? Ngo mbese wamzariye kujya impaka n'abatuye isi bose, ngo bose barimo baramburanya kandi nta n'umwe ndi mbereye mu mwenda, ngo kandi abo ntabawumbereyemo. Birashoboka ko nawe uyu munsi wa none hari abarimo bakuburanya kandi utababereye mu mwenda, nabo ntawe bakubereyemo, ntimuhura ubishyuza, nabo ntimuhura bakwishyuza, ariko uyoberwa icyo mupfa nacyo. Bene data, ndagira mbanze mbabwire, dufite uwitwa Satani, aratugerageza akatugora cyane, nyamara ntitumuri mu mwenda, nawe nta mwenda turimo. Satani atugora, nta kintu adusaba, natwe ntacyo tumusaba, nuko utugora gusa, nuko uturusha gusa. Kandi iyo yakugezeho bituma nawe wibaza, ukibaza nka Yeremiya, nawe ukavuga ngo mbese ubundi ni iki nakoze? Haleluya. Ni iki nakoze? Ariko ndagira mbanze nkubwire ngo ubwo buzima wibaza ngo niki wakoze, nta kintu wakoze, ahubwo ni imbaraga z'ibihe. Ariko ndagira mbanze nkubwire ngo hanyuma y'izo mbaraga z'ibihe zikwicariye, zigutsikamiye, akira kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma yo guhura na Satani, akira guhura n'Imana. Hanyuma yo guhura n'abantu, akira guhura n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haba abagabo barimo Zofari na Biludadi na Zofari baramugerageje cyane, baramurwanyije cyane, bamushinja ibinyoma nk'ibyo nawe barimo kugushinja. Haleluya. Baramututse cyane nk'uko nawe barimo kugutuka, ndetse bagira naho bamubwira ngo ihakane iyo Mana yawe wipfire, kuko n'ubundi nta n'ikikumariye. Urayivuga nta kikumariye. Nawe uyu munsi bakubwira gusenga kwawe ubundi kumaze iki? Warirutse, wagiye mu misozi, wagiye mu buvumo, wagiye mu butayu, wariyirije, ariko ntacyo wigeze, nta gisubizo wigeze ubona. Ariko uyu munsi wa none abo bose bihwerere, birenza amaso, urenga ibimana. Yesu nashimwe cyane. Imbere hariya hari ukunesha, imbere hariya hari ibisubizo. Wa mugabo we, wa mumama we, wa mukobwa, wa musore we. Haleluya. Hanyuma y'ibyo byose urimo kunyuramo hari Imana. Ahari waba uri mu kazi kakugoye, waba uri mu kazi kakuvunnye, waba uri mu kazi bakugambaniramo, waba uri mu kazi bagusebyamo, ariko hanyuma y'ibyo byose akira guhura n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma y'abantu uzahura n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Yobu amaje kurenga Satani, amaje kurenga abantu. Haleluya. Harangije ahura n'Imana. Bibiri twereka amaje guhura n'Imana. Haleluya. Tubona ko inshuti ze zongeye kugaruka, tubona ko amatungo yongeye kugaruka. Haleluya. Tubona ko ubuzima bwe bwongeye kumererwa neza, arongera gubwa neza. Haleluya. Arongera agira amahoro mu mutima. Nawe ndagira mbanze nkubwire ngo uyu munsi wa none abakuvuyeho bazongera bakugarukire, bazongera bakuramutse. Haleluya. Uzongera kwishima,
uzongera guseka. Nubwo itangira ryawe rito cyane, amaherezo uzunguka. Nubwo watangira upfundikanya, amaherezo uzunguka, amaherezo uzahirwa. Haleluya. Witerwa ubwoba naho uvuka, witerwa ubwoba. Haleluya. n'ahantu utuye nta hantu haba Imana itakura umuntu, kandi nta hantu heza Imana itageza umuntu. Ibyo byose biri mu mbaraga zayo, biri mu bushobozi bwayo. Haleluya. kandi ni inshingano zayo kugira ngo iturengere, ni inshingano zayo kugira ngo idufashe. Haleluya. nimukomere imitima yanyu. Haleluya. Ibi ni ibihe bigoye cyane, ibi ni ibihe biruhije cyane. Haleluya. ibigeragezo bitandukanye, indwara z'ibyorezo bitandukanye, tutazi aho ziva, tutazi aho zituruka. Haleluya. ariko nitwizera Imana, hanyuma izi ndwara murimo kubona zakanze abantu benshi. Haleluya. ariko mureke twizera Imana. Yobu mu kugeragezwa na Satani, mu kugeragezwa n'abantu, ntabwo yigeze yihakana Imana. nawe urageragezwa, wikwihakana Imana. Haleluya. komera ku Mana yawe, komeza uyivuge, komeza uyisenge, komeza uyizere. Haleluya. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 5 haravuga ngo bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Twiringiye abantu badukoze isoni, twiringira amafaranga dukoze isoni yagiye yashize. Haleluya. twiringira akazi tukavaho, ariko bene ibyo byiringiro byo kwiringira Imana ntabwo bijya bikoze isoni. nta muntu n'umwe wiringiye Imana ngo nirangize imukoze isoni. Haleluya. Bibiliya itwereka abantu benshi bayiringiye, irangije irabazamura ibageza kure. Haleluya. irangije ibakura ku cyavu ibicazanya n'abakomeye. Haleluya. Dawidi abivuga neza, Yesu nashimwe cyane, ndetse abibwira umugore we Mikali. hari igihe yari arimo atambira Imana, hari mabyina arimo yiyereka imbere y'isanduku y'Imana. Haleluya. ngo yitera hejuru arimo abyinira Imana, ngo umwitero uragwa. Haleluya. ngo umugore we yari arimo amurunguruka nk'uko nawe bakurunguruka, ngo yakumurungurukiraga mu idirishya. Haleluya. ngo ariko arangije ngo amaje guhesha abantu umugisha, ngo atashe ngo ageze mu rugo ngo ahesha abiwe umugisha. Yesu nashimwe cyane, ngo akigera imbere y'umugore we ngo aramuseka cyane, aramutuka cyane, haramubwira ngo ariko se ubundi wa mugabo we, nkawe ibyo wikoraga ni ibiki? ngo urabona uri imbere y'abaja n'abagaragu nk'umuntu w'umupfapfa utagira ubwenge, utiteye ku cyubahiro cyawe. Yesu nashimwe cyane. ariko none ni ibiki wakoraga? ariko Dawidi aramubwira ngo umva mbanze nkubwire wa mugore we, ngo ndimo natambira Imana yanjye nyiringabo, imwe yakuye so Sawuli ku ngoma, yarangiza ikanyimika. Yesu nashimwe cyane. Dawidi mu byo yakoraga byose yiringiraga Imana, niyo mpamvu yatambiye Imana atiteye ku cyubahiro cye, atiteye ku ikamba ry'ubwami. Yesu nashimwe cyane. atiteye ku mbaga yari mushagaye. nawe ndagira mbanze nkubwire ngo amaso y'abantu ntakubuze guhimbaza Imana, ntakubuze kwiringira Imana. induru y'abantu, haleluya, urusaku rwabo ntirugutere kuva imbere y'Imana. inzara ntigutere kuva imbere y'Imana. amadeni ntagutere kuva imbere y'Imana. umugabo wakunaniye ntagutere kuva imbere y'Imana. umugore nakunaniye ntagutere kuva imbere y'Imana. imiryango n'inshuti bakwanga ntibagutere kuva imbere y'Imana. abaturanyi nibakwanga ntibagutere kuva imbere y'Imana. abo mukorana nibakwanga ntibagutere kuva imbere y'Imana. ahubwo ukomere ku Mana yawe, ukomeze uyihimbaze, ukomeze uyizere. Haleluya. umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. kandi agiye mbanze mbabwire ngo nitwizera Imana, ntabwo ingorano zacu ari zo mu gihugu cyo mu ijuru gusa, ahubwo ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani kiravuga ngo ingorano y'umukiranutsi ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Haleluya. ndagiye mbanze nkubwire ngo iyo wizeye Imana irakuzamura mu buryo bwose bushoboka. Imana iguhereza ubukire, ikaguhereza icyubahiro, ikazaguha n'ubugingo buhoraho. erega ndagira ngo mbanze mbabwire bene data, biranagoye yuko wabona icyubahiro udafite ubukire, kandi biragoye yuko wabona ubukire nanone budafite icyubahiro. kandi agiye mbanze nkubwira yuko nanone ibyo byose utabifite nabwo biragoye wagera mu bwami bw'Imana. niyo mpamvu ibyo byose Imana yabiteguye. none mwene data, ndakurarikira kuza imbere y'Imana. Haleluya. niwe uzabona buri kimwe cyose. Haleluya. ubukire buturutse ku Mana
nta kibuhungabanya. Haleluya. Icyubahiro giturutse ku Mana nta cyakikwambura. Haleluya. Ukeneye icyubahiro giturutse ku Mana, ukeneye ubukire buturutse ku Mana, kandi bigeretse kuri ibyo Imana izakongeza cyangwa izaguha bonasi yo kubana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Uteguriwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma y'iryo tangira ryawe rito cyane ndimo nsoza, Yesu nashimwe cyane. Hanyuma y'iryo tangira ryawe rito cyane, haleluya, ndakurarika nkubwira ngo amaherezo uzunguka. Hanyuma y'ibyo bihe amaherezo uzanezerwa. Hanyuma y'umubabaro uzishima. Hanyuma y'amarira warize uzayahanagurwa. Haleluya. Hanyuma yo gusaba nawe uzatanga. Haleluya. Hanyuma y'ubukode nawe uyu munsi wa none Imana izaguha gakondo. Imana yaduteguriye gakondo. Bene data, ntabwo Imana yaduteguriye gakondo yo mu ijuru gusa, ahubwo no mu isi birashoboka. Yesu nashimwe cyane, kuko Imana ijya kurema isi yayishyizemo umuntu. Ni yawe yakuremeye yinezerwemo. Ntabwo Imana yakuremeye kubabarira mu isi, yakuremeye kunezerwa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ahubwo za mbaraga z'ibihe nizo zituma ubabara. Yesu nashimwe cyane. Ariko uyu munsi wa none numenya yuko imbaraga z'ibihe biturutse kuri Satani, imbaraga z'ibihe biturutse ku bantu, ukamenya ko ibyo bikwambura amahirwe yawe, ukamenya ko ibyo bikwambura umugisha wawe, ukamenya ko ibyo bikwambura amahoro yawe, uyu munsi urashaka Imana. Haleluya. Yobu yavuze neza muri iki gice cyawo cya gatanu, mu gice cya gatanu yaravuze ngo abari njyewe uyu munsi mbashatse Imana, ngo kandi narangiza akaba ariyo negurira ibyange byose. Yesu nashimwe cyane. Nawe rero uyu munsi wa none shaka Imana, aba ariyo yegurira ibyawe byose. Haleluya. Imana yishake, uyegurira urugo rwawe rwakunaniye. Haleluya. Uyegurira umutima wawe wakunaniye. Haleluya. Uhora wuzuyemo ibintu bitandukanye bitanejeje. Haleluya. Uhora wuzuyemo icyari n'urwango, uhora wuzuyemo uburyarya n'uburiganya, uhora wuzuyemo amaganya n'agahinda. Shaka Imana uyegurira ibyawe byose, kandi ibyo ukwiye kuyegurira bya mbere ni umutima wawe, kuko Imana ikikunda cyane ni umutima umenetse kandi uyishaka, kandi wahuye n'Imana ubona byose. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Akira guhura n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Akira guhura n'Imana muri ubwo buzima. Akira guhura n'Imana. Waba uri mu bitaro wakire guhura n'Imana. Ntabwo nzi ahantu wumvira ijambo, ariko aho uryumviye hose akira guhura n'Imana. Ahari nubwo wari muri bisi uri mugenda, wakire guhura n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Waba uri no ahantu uri hose hagoranye cyane, waba uri mu misozi, waba uri mu buhungiro, akira guhura ni waba urwaye, waba waratawe, waba warirukanywe. Haleluya. Uyu munsi wa none wakire guhura n'Imana. Ntugire ubwoba kandi ntihongere kwiheba. Haleluya. Iki ni igihe cyawe cyo guhura n'Imana. Bya bihe byose wanyuzemo warangiza ukabyibagirwa, Imana ikaguhindurira amateka. Shalom shalom. Rero ngaho ni mubane n'Imana, mwinjira mu bindi bihe byiza Imana ibibategurira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.